Avuga ngo umubiri nitaka, wavuye mu itaka, n'ivu wavuye mu ivu, ni umukungugu. Iyo tunabivuga abantu ntibabyumva, muramutse mubyumvise mwajya mugenda nk'abambaye iki corrupt. Ndababwiza ukuri, yewe uri ahangaha iki kibiri ni inyamburwa, arega ntushobora no kubiyambura, bakwibeshya. Kazana abantu bakakurinda ibyo kurya byawe, bakajya babipima amanywa na nijoro. Mana we, ubu uzaguhitana ntumenye aho rwaturutse. Yagize ibihe bikomeye cyane nawe mu buzima bwe, abura abavandimwe bo buri bose, abura ababyeyi be bose, imutera depression, ituma akora ibintu bitari byiza. Turamukunda. Impano yagiye kuririmba ntugikuraho, yari umuririmbyi mwiza. Dukiri abana yajyaga akunda gucuranga gitari. Mu za Uganda tuzi nakunze gitari kubera we yari. Imana imuhe gukundashira. Umuryango wanjye mugari, Imana yacu ishimwe cyane. Urugendo rw'ubuzima bwacu nashimiramo abantu benshi, ariko ndashaka gushimira umuryango wa Mutaganda Andrew. Ndabivuga mami ntabwo ari hano, ndabakunda cyane. Ndabwira mama yuko nzamushyiraho tattoo, nta kintu numva namuha biri stupid, ariko I will do it kuko ndamukunda, nta kintu nakora. Abura ambwira icyo ashaka no kuba umugabo nk'uko nashakaga. Yandwanira ishyaka riteye ubwoba. Ndamukunda cyane kubera ko ntabwo nari kuba ubundi we nawe namufite. So ntabwo najya muri details, ariko Imana ibaho umugisha. Numve ko bashimiye, n'umuryango wanjye bashimiye. Ubuzima bwacu ntabwo bwari kugenda neza iyo tutabagira, mwabanye natwe. Benshi ntabwo tugira icyo dupfana kiri biological, ariko byabaye nk'amaraso, wagira ngo tuba dufite icyo dupfana. Ibyo narimo kubivuga kubera uburyo dukundana cyane. Abantu bo kwa Mzee Andrew bamwe bajya nk'abana babo babona dusa kandi tutagira n'icyo dupfana cyo mu maraso, ariko kubera urukundo rw'Imana nyine yadushize hagati. Ubwo buvandimwe nyine yarabuduhaye. So ndasaba kugira ngo dukomeze urwo rukundo. Ndashimira itorero rya Apostles ryabanye natwe. Actually kuri njyewe ntabwo nryita itorero, ni family. I'm so proud of you guys. Muri umuryango mwiza nishimira. Ndashimira ko mwabanye natwe muri uru rugendo rwose rw'uburere bwacu. Ntabwo twigeze tuberwa n'aba babyeyi, uyu bitahiye na mama, twarezwe namwe mwese. So turabashimira cyane uburere mwaduhaye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo toza umwana inzira akwiye kunyuramo akiri mutoya, azarinda asaza akiyirimo. Ni ukuri ibyo mwadutojeje tuzasaza tukibirimo. Mwadutojeje urukundo, mwadutojeje gukunda Imana. I promise you ko tuzasaza tukibirimo. Imana ibahe umugisha.
utagabanyije. Murakoze. Reka nakomeje kwiyarira ijambo ariko mfite murumuna wanjye, nubwo ari murumuna wanjye ariko mubona nk'impanga yanjye, ndashaka kumuha ijambo ariko nawe mubwire ko mukunda cyane. Imana yabikoze rero ko ngiye kuba so, ngiye kuba mukuru wawe, ngiye kuba inshuti yawe, noneho nzabyitwaramo neza. Love you so much. Isashimwe nagize umugisha wo kubana na muzehe igihe abavandimwe banjye bose bari bari hano hafi mu Rwanda. Kenshi naramusuraga uko nshobojwe, akunda kuvuga ngo arankunda cyane, akabimbwira nafite ikiniga cyinshi, ariko urwo rukundo yankunze mu murage munini asigiye, nanjye ngomba kuzajya nkunda abanjye. Ndibuka hari indirimbo akunda kumbwira y'umugabo kwa Nkuruza François, ambwira ngo mu byiza nshimishwa n'iki, tugihumeka akimpe. None kuri iyi ntabwo ari guhumeka, ariko icyo namubwira ahari nuko nanjye mukunda cyane kandi ikintu yasize nzacyusa. Ntabwo navuga byinshi, mukuru wanjye yabivuze. Ndabashimiye, ashimira umuryango, ashimira itorero Professionalism, nanjye ndabashimira kandi ndabakunda cyane. Natwe tuzabana namwe mu byiza mu bibi, Imana ibane namwe. Isashimwe ndabashimira cyane nk'uko n'abandi bashimiye. Nagize neza kudutabara. Umupapa wacu ugiye, ibihe bye by'ubutwari ntinagereranywa. Imwe mu mico ngira abantu banziho cyangwa bakunda kumbwira, nibwira ko nayikuye kuri we. Gusabana, kwisanga, guca bugufi, ibi ni byo mbwirwa ntabwo kenshi umuntu yimenya, ariko iyo ubajije abenshi bamuzi yarabigiraga. Yagiraga urukundo, akagira no gusabana. Kimwe mu bindi kandi bavuze, guhera nimugoroba yatwigishije gukunda akazi. Yakundaga akazi cyane, ku buryo bisa nkaho byadukurikiranye, bisa nk'umugisha kumureberaho agira ibyo akora. Ni umuntu wabashaga kuba atakwicara nta kintu ari gukora cyangwa nta kintu ari kuvumbura. Umubyeyi wacu rero mu bihe bye bya nyuma yaje kugira Satani iramutera. Satani yaramugerageje ariko atari we.
umutima we turawuzi ukora cyane yababazwaga cyane Satani yamugerageje yagize ibihe bikomeye cyane nawe mu buzima bwe abura abavandimwe wowe abura ababyeyi be bose imutera depression ituma akora ibintu bitari byiza nuko turamukunda fezi y'urukundo n'indagereranywa yagize fezi nyinshi mu buzima bwe ariko fezi ye y'urukundo no guca bugufi no ntabwo wayigira ahandi wayisanga icyo nshimira Imana ni kimwe rero nk'uko Daniel bivuze nta cyiza nko kumenya Imana kuko amaherezo uko yavuze muze yahuye na agisida nyinshi yahuye agisida zabaye turi abana mu Uganda turi ninja tukagira ngo ntari bubeho hari impamvu yabayeho kuko muri bwo buryo bwiza Imana ashaka utahamo kuko ariko amahirwe yo gusaba imbabazi akihana izera ko byari by'ijuru byari by'ijuru byari by'ijuru zimwe muri good memories mufiteho twize kuba yize kutujyana ahantu kera turi abana njye nawe Eliya turi hano ibintu biri funny kandi abenshi batakumva ariko yaravuze mama yaramaze twajyaga mu Mutara adutwaye nyine Eliya yajyaga tujyana muri grand vacances atubwira ngo ariko mwumvishe igitoki mama yatetse ukuntu cyari kiryoshye uryoshye akantu kari fani katamekese urukundo rwabo babiri ikintu cyose yavugaga agaragaza ukuntu akunda mama yaragura yari umubyeyi mwiza rero ubwo Satani yamufata bantu b'Imana twaga Satani yaragerageje n'abanyamakuru baramugerageza baramukura impano yagiye kuririmba ntibagikuraho yari umuririmbyi mwiza bityo abana yajyaga akunda gucuranga gitari ngo za Uganda tuzi nakunze gitari kubera we Imana imuhira ukonashira ukoze rero kubana natwe bari mu gice cyanjye Bakoze cyane mubegere urira mu murinde ikindi cyagira icyo kimutwara ariko ntimubimubuze rwose mureke barire kandi igihe kiragera umutima wururuke batubwiye amateka y'umubyeyi batubwiye abana yabyaye
uyu munsi niba hari naho bituruka kuri bwa buryo dusigaye tubyarira kuri za mubazi, urugo rwanagira ibyago ugasanga ababyeyi babaye aho n'inshike, ariko kuba Imana yarabahaye abana kandi bose bakaba bahagaze, nagira ngo icyo ni cyo gushima Imana. Kuba aka kanya nongere mbisubiremo ngo ubwabo ari bo baherekeje umubyeyi atari umubyeyi ubaherekeje, icyo ni cyo gushima Imana. Kuba umubiri w'umubyeyi iki gihugu cyacu dufite cy'u Rwanda ariho ubutaka bwarwo bugiye kwasama bukakira umubiri we, ku buryo ushobora kutabyumva ariko ni ibintu byumvikana kubyumva. N'uzajya abasha no gutambuka azajya agera no kumva akareba ko yashyinguye umubiri w'umubyeyi. Turabizi umwuka uba wagiye, ariko agaciro kanini cyane ngira ngo n'ijambo ry'Imana batwigishije nimugoroba bakomeje kubivuga. Ndagira ngo munyemerere mu mateka ahangaha dufite yanditse nuko harimo n'ijambo ry'abuzukuru. Asize abuzukuru 18. Umuntu rero wabyaye akuzukuruza akagira amateka twumvise, tukaba dushyinguye umubiri we n'abana be aribo babikoze, ni ukuvuga ngo bamushyinguye. Munyemerere, ntabwo ari ishyano, ahubwo ni ukumva ko umutima wacu n'ibitekerezo byacu bigomba kurenga ibibazo, tugashima Imana ibyo yakoze, tuhuze ibiganza byacu tuyikomera amashyi. Mu kanya turi bujye hariya Rusororo, n'umubiri nagira ngo mbabwire ngo mwuka wamaze gusubira kuba utanze. Ndagira ngo dukomeze twumve amagambo y'abantu batandukanye. Uyu muryango w'umubyeyi wigendeye John Mbonimpa, twakomeje kumva ubuhamya hano. Umubyeyi John na mama Dore, uburyo bagize urugo rwiza rukakira abantu batandukanye. Ndashaka kugira ngo nakire umuntu umwe n'uhagarariye abandi, uhagarariye abana barezwe n'uyu muryango. Bagira ngo Sara ari hafi atambuke muhe indangururamajwi, ducunguze igihe umwete kugira ngo n'abandi tuze gukomeza tubakire. Ndasaba abana barezwe muri uyu muryango ndashima Imana ko nahuye na papa ni mu rusengero, tutahuriye mu kabari. Ari umukobwa ukunda Yesu. Uyu mubyeyi twakoranye umurimo w'inunda, twagenda ingendo nyinshi, twishwe n'inzara, twishwe n'inyota, twishwe n'izuba. Twaruhiye mu murimo wa data, ariko twari tubifitemo inyungu kuko abantu bakizwa. Ibyo rero ndabishimira Imana. Nkurira na papa Dani mu rusengero, isezerana mu nzu y'Imana. Ndashima Imana yemeye kumana na papa Dani uru rugendo rw'imyaka yose, mu misozi, mu birumye, mu mataba. Hari indirimbo ivuga ngo nyura mu misozi, nyura mu mataba, aho hose hajya harusha umutima, ariko Uwiteka ajya afasha. Ndashima Imana yabanye natwe muri urwo rugendo rw'inzitane. Ndashima Imana yamaye kuba nyina w'abana. Yesu nashimye. Imana yamaye kuba mama w'abana, abana b'umugisha. Mfitemo uwitwa Mugisha nk'uko bavuze, Byiringiro, Batamuriza Betty Bendo, Tumukunde Ana, Maria Rusuna n'abandi.
Imana yaje kumpa n'abana benshi nareze, ndabishimira Imana ko hari abanyuze mu maboko yawe. Yesu nashimye. Abadani Imana imuha umugisha watumye ngo umubyeyi, watumye ngira abana, watumye ngira abuzukuru. Ari umukobwa wumvaga ntazashaka nzakorera Yesu, ariko Imana irabyemera ndashaka. Mfite abana 6, mfite abuzukuru 8. Ndabishimira Imana, abashimiye abavandimwe banjye, ndashima umuryango wanjye wambaye hafi, ndashima itorero ryanjye ryambaye hafi, ndashima bene data bambaye hafi. Abana baha umugisha, icyo mbasabiye ni uko muzagira iherezo ryiza. Nigeze kwifuza gushaka kuririmba indirimbo ngo nkunda kumva amakuru y'umurwa, umurwa niwumva mu mutima. Ngira urukumbuzi rwo kuzaba muri uwo murwa, hari igihe nifuza icyo gitondo. Ndasaba ngo mwihangane muyindirimbe, Yesu kandi baha umugisha. Nkunda kumva amakuru y'umurwa, uri kuratongera ibyago, kandi umucyo n'umwana w'intama, umusumwe zinjiramo. Haleluya, ndi hafi kujyayo, umusumeza winjiramo. Ntamarira muri uwo murwa, nta muruba w'intambara, nta n'indwara ishobora kubayo. Umusumeza winjiramo. Haleluya, haleluya, zuzuye ibyishimo. Haleluya, zinjira mu murwa. Haleluya, haleluya, ndi hafi kujyayo, umusumeza winjira. Abazajya muri icyo gihugu bazaba bambaye imyenda yera, babiciwe ikamba ry'izahabu. Umusumeza winjiramo. Haleluya, haleluya, ntagushidikanya. Ijuru hari umunezero, ntabwo umubabaro, nta n'umubabaro uva mu ijuru. Iryo niringiye kuzinjiramo. Bikomeye, ntabwo byoroshye kuba
nifatanya n'umukuru wanjye so rero mvuze umukuru wanjye navuze nimugoroba yahuje ibintu byinshi umutima wanjye nkunda mama cyane arabizi ariko igihe ukamukana naranezerwaga cyane papa yamaga umwanya ngakora ibintu kumwe nawe ari ibintu by'agaciro birenze yaranyigishije ibyo bintu ntabwo nzajya mbimushimira yaranyigishije kuba fighter ubuzima tubamo tuba turi abarwanyi buri muntu wese so papa yaranyigishije kuba fighter njya mbibona navuye muri iki gihugu imyaka 5 njya kuba muri Amerika na natwe nari mfite ikiyanjyanye n'umurumuna wanjye wampaciye n'umuryango wanjye mbere muri Amerika na 5 mfite $9 nari mfite ariko muri iyi myaka 5 mfite ubu ngubu umutungo ugera nko muri miliyoni 1 n'igice urenga ibyo ntabwo ari umuntu w'umunebwe wapfa kubigeraho ndakubwira ko wigishije umusirikare mwiza kandi si yuko n'ibyakunaniye byose nzabitunganya nigeze kuganira nawe arambwira ngo urwango ibyananiye ngo wowe uzabitunganya ndamubwira I'll do it ndamubwira nzabikora so ndabizi ko n'abarumuna banjye ari iryo sezerano twamuhaye ntabwo uri perfect kuri iyi si twese turakosa aba ari byiza rero kugira abantu bari inyuma bagenda batunganya inzira zacu papa yari umuntu uzi Imana ndabizi neza hari ingendo twakoranye tutugera inaha yese ajya muri ADPR hanyuma ari ingendo twakoranye nibuka neza yagiyemo nawe agiye kwigisha ijambo ry'Imana so ndazi neza ndashidikanya ko arazi Imana ndazi neza yuko Imana yamuhaye n'akanya ko kugira ngo yongere aganire nayo Imana yacu rero igira urukundo rurenze urw'abantu twebwe twagira nitubivuga nitukabivuga just kujya ku munwa ufite twebwe nta n'urukundo tugira nuba twebwe abantu nta rukundo tugira Imana igira urukundo rurenze urw'abantu tugira so niyo mpamvu ishobora gufata nk'umuntu wayo ishaka ikamubwira ngo ndagukunda cyane sishaka ko narimbuka reka gira ikintu kuko Imana ibishaka kugira ngo tukwature n'akanwa kacu tugire ikintu tubwire maze nayikora so rero nzi neza ko Imana ari time yahaye papa akaganira nayo ndabizi neza kuko byarashobokaga ko papa imodoka imugonga agapfa just n'umurabyo ariko siko yapfuye yararwaye muri ubwo bubabare nzi ko Imana yamusanze akaganira nayo rero ibyo byiringiro ndabifite ndabashimira mwese mwabanye natwe muri ubu buzima bw'uyu muryango ndashimira mwese nta kintu tugeze tubura muri uyu muryango twabayeho nk'abana b'abaminisitiri abaturanyi bacu nibo babivuga atari uko twari dufite ibintu byinshi ariko ari uko twari dufite ababyeyi bangana gutya
ntabwo twigeze tubura minerivare, ntabwo twigeze tubura icyo kurya, nubwo twigeze twibura icyo twambara. Papa yaragerageje akora ibyo ashoboye byose, aduha ubuzima, aturinda kwandagara, kujya kuba ku misozi. Izo zose ziri mu mbaraga n'imirimo yakoze. Ndashima Imana cyane cyane mbikuye ku mutima yuko Imana igejeje kuri papa kuri uyu munsi, ashingurwa mu cyubahiro gutya, ashingurwa hari imiryango imeze gutya. Ni ubuntu bw'Imana, kuko n'abantu bapfira ku gasozi nabo baba barabyawe n'abantu cyangwa baba bararemwe n'Imana. So rero aba ari iby'igiciro kubona ushinguye umuntu wawe gutya muri iki cyubahiro. Imana yacishimwe cyane, ndayishima mbikuye ku mutima. Ndashima Imana yanshoboje kuza. Rero Imana ishimwe. Abakristo tujya twikomeza kubera ko dufite impamvu naho twegamye. Ntabwo nubwo hari ibinyeganyeza mu isi yacu igira ibinyeganyeza byinshi, ariko twebwe nk'abakristo turavuga ngo Imana ishimwe. Bibiliya idusaba ko duhora dushima Imana mu bibi ndetse no mu byiza. Rero tukaba turi abantu biteguye kubaho mu bihe byiza no mu bihe bibi. Umukozi w'Imana Dawudi yaravuze ngo Mwami ni wowe mucyo wanjye umurikira umwijima wanjye. Uri umucyo umurika mu mwijima wanjye, kuko muri iyi si by'ukuri hajya haba umwijima utangaje, ugafata umuntu akandi ari ku manywa ntawe akayorwa niyo yajya agadandabirana, atagira abantu nk'amwe akaba yakwitura hasi pe, kubera ko mu isi hajya hagiye ibintu byinshi binyeganyeza ubuzima bwa kimuntu, binyeganyezwa imibereho yacu, cyane cyane gupfusha ko ni ikintu kindi tuba gifashe n'intera ikomeye cyane mu buzima. Iyo hatabaye abantu bagufata ushobora kuba wanatona umutwe. Ese ashimwe cyane. Ariko muri byose tukavuga ngo Mana ushimwe wowe uba udushoboje guca mu bintu nk'ibi ngibi, kandi tukabicamo turiho ntitugire icyo tuba, kuko ibihe biraza bigasa n'igicu cyiza kikanyuraho, hari igihe haramuka hakubye igihu udashobora kureba nko mu metero yawe ukavuga uti ikintu kizavaho, ugasanga nk'umwijima wacuze. Hari n'igihe imibereho iza ikaba yafata umuntu akumva atazi ikindi bikurikireho, ariko Imana ishimwe yuko ijye tunyuza naho ngaho ikatubera umucyo nk'uko Dawudi yabivuze, hanyuma tukabona n'igihe ubuzima bwacu bw'umwijima. Yesu ashimwe cyane. Rero bene data bavandimwe, kugira kubabwira ngo nimukomere, nimwihangane. Ndagira ngo dusome icyanditswe kiri mu Bakorinto wa mbere ibice 16 umurongo wa 13. Hanyuma turasenga dukomeze. Abakorinto ba mbere ibice 16 umurongo wa 13 haragira hati: mube maso, mukomerere mu byo mwizeye, mube abagabo nyabagabo, mwikomeze. Urakoze cyane. Haravuze ngo mube maso, mukomerere mu byo mwizeye, mube abagabo nyabagabo, mwikomeze. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ahantu havuga kuba maso ni ahantu hadusaba kugira ngo dukingure imitekerereze yacu, turebe ukuri kw'ijambo ry'Imana, bitume dushobora
gukomerera mu bihe byo kudakomera. Kuko uyu mwanditsi ajya kwandika ikintu yandikiraga abantu bahuye n'ibintu banyeganyeza, bahuye na shakings zo mu isi, kuko isi igizwe n'imiraba, ikagirwa n'imiyaga, ikagirwa n'iterabwoba, ikagirwa no gupfusha, ikagirwa no kurwara, ikagirwa no gusonza, ikagirwa no gukina, ugasanga ibintu byose ni ibintu binyeganyeza kiremwa muntu. Ariko hano haravuze ngo bene data mbe maso, mwikomeze, mube abagabo nyabagabo, mukomere. Yesu ashimwe cyane. So ikintu kidukomeza ntabwo dukomezwa ko twikomeje, ahubwo hari dukomezwa no kwizera kwacu. Ibyiringiro dufite mu Mana nibyo bikora iki bidukomeza. N'igihe twapfushije nk'umubyeyi nk'uyu, by'ukuri uyu mubyeyi Mbonimpa njyewe ndamuzi, yabayeho ari umusore arakura, n'ifoto ye muyibonye mwabona ko yigeze kuba umugabo ukomeye, ufite urugo, ubyaye, ufite abana, ufite urugo rukomeye kabisa rwoshyitse. Ariko bavandimwe, gupfusha umuntu nk'uyu nguyu biravuna, biranyeganyeza, bitera ubwoba. Rero isaba ko umuntu afite ibyiringiro mu Mana kugira ngo ashobore gukomera. Bityo rero ndagira kubabwira ngo nyamuna mwongere mwibuke ibyo mwizeye. Mama Dani, ibuka kwizera kwawe. Abana Madani, mwongere gukomera mu byo mwizeye, mwongere bikomeze mu biki abagabo nyabagabo, mushobore kugira muri bino bihe, kuko tudakomereye mu byo twizeye nta kindi kintu cyadukomeza muri iyi si, kuko ibya hano byose birisheke. Yesu ashimwe cyane. Ibyo mu isi byose birisheke, nta hantu hari nta stability hari. Yesu ashimwe cyane. Tutuye mu unstable world, tutuye mu isi idakora iki, itajya igira musimamo, cyangwa se itajya gutungana na buke. Usanga uyu munsi ibintu bimwe byagiye hejuru, ugasanga economic recession yanyeganyije ibintu, ugasanga economy zizavunaguritse, ugasanga abantu bari bakize barimo kwiyahura, ugasanga bafite amafaranga biliyonizi barimo kwishyira mu migozi y'uburozi, kubera ko babona ko ubutunzi bwabo bugenda bukora iki bukuramburira. Yesu ashimwe cyane. Mu gihe cya covid ejo bundi ahangaha hari abantu benshi biyahuye, kandi bari abantu bakomeye. Rero ikintu cyonyine cyashobora kudukomeza ni uko twashobora kwizera Kristo Yesu, niwe nkomezi zacu. Niwe yaravuze ijambo yaravuga ngo hari abantu bigeze kubaka babiri, umwe yubaka ku rutare, undi yubaka ku musenyi. Yesu ashimwe cyane. Abantu bamwe bose kuri filosofe bakakomeraho mu isi, babiri bagereranya nk'abantu bose kuki ku musenyi. Ariko abantu bose mu ijambo ry'Imana abagereranya nk'abantu bose ku rutare, mu ijambo ry'ukuri ryari mu isi, kandi ridashobora kunyeganyega, kandi ritanyeganyeza usibye ibyo birirwanya n'ibyo binyeganyeza. Yesu ashimwe cyane. Bene data, ndashaka kugira ngo ngiye gusoma icyanditswe aya magambo yaraye gukomeza umuryango, ariko ndagira ngo nongere mbabwire ngo nimukomere, mwihangane, hanyuma dukomeze kuganira ijambo ry'Imana neza. Bavandimwe rero, ku bijyanye n'umubyeyi wacu Mbonimpa, by'ukuri umuntu iyo yatashye aba yakoze iki? Aba yatashye. Yesu ashimwe cyane. Umuntu iyo yagiye ntabwo aba yagiye. Umuntu nitwe bagenzi, Mbonimpa ntakiri iki? Ntakiri umugenzi. Bene data bavandimwe, iyo umuntu yageze iyo ajya aba akiri umugenzi. No, ntushobora gukora passenger wageze ku destination yawe, ntibishoboka. So abantu bafite ibibazo ni abagenzi, si umugenzi. Abanyarwanda bajya bavuga ngo bagenzi, ngo turabagenzi, ngo umugenzi, ngo uyu ni umugenzi duherekeje. Ntabwo Mbonimpa ari umugenzi, no. Mbonimpa ntakiri umugenzi, ahubwo abagenzi ni twebwe tukiri hehe? Mu rugendo, kuko ubuzima bwa hano ni urugendo. So ubwo ubuzima bwa hano bwarangiye, Mbonimpa ntabwo akitwa umwe mu bagenzi, ahubwo wowe nanjye dufite ibibazo. Yesu ashimwe cyane. Twebwe dufite ingorane zikomeye cyane, turacyafite ibibazo by'urugendo. Iyo umuntu ari mu rugendo hari ingorane zitandukanye, ahura n'ibisitaza, ahura n'ubushyuhe, ahura n'ibyo nahoze mvuga binyeganyeza abantu, ahura n'amabeho n'amahwa, ahura n'imvura, ahura n'ubukonje, bityo bikaba ari byo bikurikira bafite ubu. So ni twebwe abagenzi dufite ibibazo, niyo mpamvu uyu munsi ngiye kuganira nawe. Yesu ashimwe cyane. Kuko umugenzi we Imana, abantu baramubwirije, baramusengeye, Imana yamuhaye aganire nawe, kandi umuntu we
ubwe ku giti cyawe afite uburyo yaganira n'Imana ye. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo umuntu wavuga umuntu yagiye kugira mami yambwiraga ati yari arimo kurira ati nkamuhanagura amarira. Yesu ashimwe cyane. Akarira nkamuhanagura amarira. Byasobanura bifite ubusobanuro. Ahari yari yakoraga cyane. Hari ibyo yabwiraga Imana ubundi bikamubabaza akaba yanarira. Yesu ashimwe cyane. Communication ifite uburyo bwinshi butandukanye. Umuntu ashobora kuvuga akoresheje amarenga, undi ashobora gukoresha amarira, undi ashobora gukoresha induru, undi ashobora gukoresha, ariko aba arimo kuvuga kandi icyo avuga afite uwo akibwira kandi kikamugeraho. Yesu ashimwe cyane. So uyu mwene data watashye nawe afite communication yavuganye n'Imana ku munota wa nyuma, ntabwo wabyitambikamo, nta n'ibisobanuro wabiha. Uwe n'Imana hari ibyo bavuganye, hari n'ibimenyetso byagaragaye by'uko hari icyo yavuganaga n'iki n'Imana ye. Ibyo yavuganye n'Imana rero ni ibyo ngibyo kiri mu mubiri, ariko ubu ngubu ibyo yavuganye n'Imana hano we ntiwabyitambikamo, ntacyo wabivugaho. Yesu ashimwe cyane. Gusa twavuga ngo Imana dufashe uyu mubyeyi umuhe iruhuko ridashira. Yesu ashimwe cyane. Amen. Maze rero munyemerere dusome icyanditswe, hanyuma tuganire mwebwe nanjye ubu nijye namwe. Tujye gusoma Korinto ba 2:5 kuva ku murongo wa mbere, hanyuma tumara kugira kuhaganira ndaza gusenga. Korinto ba mbere ba 2:5 umurongo wa mbere wa karindwi kugeza kwa karindwi. Yes. Tuzi yuko niba inzu y'ingando yacu yo mu isi izasenywa, dufite inyubako ituruka ku Mana, inzu itubatswe n'intoki itazashira yo mu ijuru. Kuko tunihira muri iyi ngando twifuza kwambikwa inzu yacu izava mu ijuru, kugira ngo tuyambare tutazasangwa twambaye ubusa. Kuko twebwe abari muri iyi ngando tuniha turemerewe, icyakora si uko dushaka kuyamburwa, ahubwo nuko dushaka kwambikwa ya nzu yindi, ngo igipfa kimirwe n'ubugingo. Imana niyo yaturemeye iyo ngiyo, ndetse yayiduhereye umwuka ho ingwate. Nicyo gituma dukomera mu mutima iteka, kandi tukamenya yuko iyo turi iwacu mu mubiri tuba dutuye kure y'umwami wacu, kuko tuba tugenda tuyoborwa no kwizera, tutayoborwa n'ibyo tureba. Amen. Urakoze cyane. Imana Data wa twese ndagushimira icyubahiro. Mwami ndagushimiye kubera aka kanya tugezemo. Mwami reka kuboko kwa Mwami Yesu Kristo gucicikeshe indi myuka yabuze abantu kumva dushaka kuvuga. Data turagusenze kugira ngo buri wese wajanga hagira icyo atahana, ubuzima bwe bwongere guhindurwa n'ijambo ryawe. Urakoze cyane Uwiteka mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Jiza mbonanire kwizera umwami Yesu no guhora nzemera n'inzira ye gusa. Kugira ngo hamwe n'iyo ndirimbo tugiye hamwe kumanuka, ariko murakomeza muririmbe gusa kuko umaze kwinjira nibusabe sorry. Umutwe wanjye muri baruba vuba Yesu nkunda, ijuru niya zagera mu ibyaha, nicyo gituma wuzuye amahoro. Ijuru niya zagera mu ibyaha, nicyo gituma wuzuye amahoro. Umubabaro n'uw'igihe gito, ijoro naryo n'iry'igihe gito, ririra kenshi muri iyi si ndi.
ikintu cyose cyagenewe igihe cyacyo n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Hariho igihe cyo kuvuka, igihe cyo gupfa, igihe cyo gutera, igihe cyo kurandura. Kanya gatoya afite sinzi ukuntu nahagarara ariko mpagarara aho bambwiye. Yesu ashimwe. Ubwo rero bamaze gusenga nta kindi wenda nakora, ndangije kubashimira. Twakomeje kubaha ubuhamya ndetse n'ijambo ry'Imana ku bari kumwe natwe iminsi itambutse. Banyitaga kwa Augustine, nkaba ndi umuntu ubarizwa muri Apostles Church. Mwumvise Apostles Church, mwumvise Apostles Family Group, mwumvise Apostles and Prophet Church. Ibyo byose mubivangiye hamwe ndimo. Nimvuga ngo ndimo ni ukuvuga ngo byose byabayeho mpari. Yesu ashimwe cyane. Ariko nk'abanyoboye itorero bita Apostles and Prophet Church of Christ Jesus, ari nabyo umubyeyi mama Dani na muryango ukiri n'ahangaha bakuriyemo. Haleluya. Tumaze rero kuvuga byinshi, twebwe tujya dushimira Imana ko umuntu wenda atambutse cyangwa avuye mu isi afite amateka asize, amwe abari ayasanzwe andi akaba afite impact y'ibyo gushima. Ariko cyane cyane twibanda ku bagihumeka, bagifite umwuka, bagitekereza, kugira ngo tubafashe wenda iyo batarafata umwanzuro wo gutegura aho bajya, noneho tubahe ya nzira ifunganye. Yesu ashimwe. Mu ijambo dutanga ahenshi niho tuba tugamije kugira ngo tugire wa musaruro Yesu yavuze ukenewe umunsi ku wundi. Iyo abona abantu bahindukira bakajya muri iriya nzira yavuze ngo niyo nzira gusa nta yindi, bose buriya hakuyeho andi madini yose cyangwa abandi bitira ko bafite Imana itarimo Yesu ntabwo izakugeza aho tuvuga heza cyane. So icyanditswe rero nashatse kugira ngo mbasangize mu kanya gatoya cyangwa ibyanditswe bikeya, kiri mu Bakorinto ba mbere igice cya 15 umurongo wa 45 kujya 50, kugira ngo ndi buvugeho n'undi murongo imbere. Kiravuga kuri uyu mubiri twambaye. Umubiri twambaye twawuhawe n'Imana. Sashimwe cyane. Twawuhawe n'Imana, irawuduha, tuwutunga, ariko irangije gucira urubanza. Yivuga ko uwo mubiri ushira kandi uri corrupt. Yesu ashimwe cyane. Ibyo rero ngiye kuvugaho gatoya nindangiza nkwereke undi mubiri Yesu yavuze ko twambara. Ubwo ndaba ngenda nganisha mu gusoza mubwira n'ibindi bikeya bijyanye n'urupfu rudukurikirana cyangwa rutugendaho. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma nindangiza niyicarire uze gusaba pastor anyakirira aho ngaho umuhango pastor Rwangana uri bukomeze. Abakorinto rero 15 umurongo wa 45 nagerageza gusoma. Haravuga ngo uko niko byanditswe ngo umuntu wa mbere ari we Adamu yabaye ubugingo buzima, naho Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo. Ariko umwuka si ubanza, ahubwo umubiri niwe ubanza agakurikiraho umwuka. Umuntu wa mbere yaturutse mu butaka ari uw'ubutaka, naho umuntu wa kabiri yaturutse mu ijuru. Nk'uko uw'ubutaka ari uko n'ab'ubutaka kandi bari, kandi nk'uko uw'ijuru ariko ab'ijuru kandi abari, kandi nk'uko mwambaye ishusho y'uwo
nk'ubutaka niko tuzambara n'ishusho y'ijuru. Reka nkurikizeho indi mirongo ya kabiri nanone igerageza gusobanura. Aravuga ngo nuko bene data, icyo mvuga ni iki, yuko abafite umubiri n'amaraso bisa batabasha kuragwa ubwami bw'Imana, kandi ibibora ntibibasha kuragwa ibitabora. Simbutse nkajya ku murongo wa 53, aravuga ngo kuko uyu mubiri ubora ukwiriye kuzambikwa kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa. Amen. Amagambo arasa n'ashaririye. Abantu bakunda umubiri bambaye, noneho bakibagirwa kuzabona. Ese ashimwe cyane. Ariko kandi uyu nguyu utazabona ntabwo bajya bawumenya, ntibanawumva, ntibanawutekerezaho. Ariko bamaze kumenya bakawusingiriza amaso y'umwuka, baritanga bagatanga n'ibyabo kugira ngo bazawandikwe. Yesu ashimwe cyane. Iyo tugeze aha ngaha nibwo abantu tuba tubasaba kugira ngo mutekereze ku byanyu, mutekereze ku iherezo ryanyu. Yesu ashimwe cyane. Hari abantu babaho nk'abatazava mu isi. Iyo ushaka kubimenya usanga kurura isi yose nk'uzayirya yose, ariko akabisiga amaze kubirundanya, abandi bakirira. Tugiye tubibona, ariko Imana ishimwe, iyo umuntu amaze kumenya Imana yaturemye kare mu ijuru n'isi, witondera amagambo yayo. Haleluya. Iri jambo rero ntabwo ndi buritindeho, ariko niryo nashimye kubasangiza kugira ngo mujye mwumva ijambo ry'Imana. Hari abantu batagira za Bibiliya, hari abantu bazigira ntibayisome, ariko abashoboye kuyisoma Imana ikabidufashamo. Tunezezwa n'aya magambo tukayasigatira. Uyu mubiri twambaye uri corrupt, ntabwo uzajya mu ijuru. Nacyo tuvuga ngo Adamu wa mbere yavuye mu itaka azasubiramo, ubwo wenda nkoresheje indi version, ariko turavuga ngo umubiri ni itaka, wavuye mu itaka, n'ivu, wavuye mu ivu, ni umukungugu. Iyo tunabivuga abantu ntibabyumva. Muramutse mubyumvise mwajya mugenda nk'abambaye iki? A corrupt body. Yesu ashimwe. Uruzungu rwaribatije, ntabwo ruvuga kubora, ariko that's what it means. Kandi impamvu nyine bimeze bityo nuko ijuru ryera hazajyaho ibintu byiza byejejwe. Haleluya. Iyi mibiri dushyingura hano ntabwo ifite uruhare, nta murage rufite mu ijuru, niko na Bibiliya itubwira. Sashimwe cyane. Tuzajya tubiherekeza, tuzajya tuvuga amagambo meza, ariko cyane cyane mujye mwibanda ku mubiri wa wundi Bibiliya ivuga utajya ubora, cyangwa wa wundi uhoraho ufite eternite muri wo. Amagambo rero sinatindaho cyane, ibyo mvuga murabizi. Abanyarwanda baravuze ngo usiga umubiri we utazi umwanzi wagira ate, arawusiga, akawusigiriza, akawuca imanzi. Muzi icyo bita imanzi? Ni amatatu. Wenda imanzi muvuga ni za kera za Vive Kigeli, izo zari nziza, nta bibazo byari bifite. Yesu ashimwe cyane. Nazo zari imanzi, ariko ubu ngubu byarahindutse, byahinduye isura. Yesu ashimwe. Ubwo rero ndababwiza ukuri, yewe uri ahangaha, iki kibiri ni inyamburwa, arega ntushobora no kubiyambura, bakwibeshya. Kazana abantu bakakurinda ibyo kurya byawe, bakajya babipima amanywa na nijoro. Mana we, ubu uzaguhitana ntumenye aho rwaturutse, sibyo? Kibiri kikagenda ukireba, udafite n'ushobora kugutabara. Hari ibintu byinshi twabonye, ariko nta mwanya wo kubisubiramo. Icyo nenda gushimangira, ni mureke duholdinge ibidashira, ibitari corrupt,
dukizwe kugira ngo tuzajye mu ijuru. Navuze ngo uwitahiye nyine yarangije akazi ke, n'ibigwi bye babivuze, ariko wowe usigaye tuzaguherekeza tuvuga dute. Isashimwe cyane, haleluya. Hamwe n'ibyo rero ndagira ngo nanone mbasomere ijambo dukunze gusomera hano rigukangurira kugira ngo mwumve nyine amagambo y'Imana. Abadafite za Bibiliya mujye mugerageza nimuzamufungura amatwi cyane, kuko tuba tubasogongeza ijambo ry'Imana ritanga ubugingo. Tugiye gusoma Zaburi ya 90:12, kuko abantu bayitindaho cyane. 90:12 aravuga ngo twigishe nyagasani tumenye kubara cyangwa kumenya igihe tuzatahira, ubundi batwita ngo kumenya iminsi yacu. Reka mpasome, aravuga ngo twigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Haleluya. Umunyabwenge ni ubuteganya, ugakora iteganyamigambi ry'umubiri wawe. Isashimwe cyane. Ukawugaburira usigariza wa wundi utabona, uzahagara imbere y'Imana. Rero uyu mugabo Dawidi yavuga ngo twigishe kubara iminsi tuzamara ku isi. Wowe mbwira uyu munsi, nanjye nibwira. Nirambike hano andi magambo tuyavuga ariko tufite ibihezo y'imutambiko, kuko intambwe ya nyuma igiye tujya gufata yo guherekeza umubyeyi Imana, Imana yacu abahereza imigisha. Murakoze. Ndi kuvuga ngo ni igihe giti bijya bigira igihe umuntu bakavuga ngo baje gushyingirwa kandi bagize agisida, ariko nabwo wakoze watugeza amaho uhabwa icyubahiro. None aka kanya ka nonaha rero turi hano papa kubw'umugaragu wawe tugiye gushyingura, ndakwinginze ngo abantu, abavandimwe, inshuti, abana be ubihanganishe kubw'urukundo rwawe n'imbabazi. Wihanganishe imbabazi, wihanganishe abana be, wihanganishe umuryango, wihanganishe abagiye bapfana nawe. Databuja ubihanganishe kuri Imana yihanganisha. Urakoze rero kubw'urukundo rwawe n'imbabazi. Rero databuja mwiza, umugaragu wawe ugiye kutubwira ibyo ufitiye, ibyo dufitiye, turamushyira mu maboko no mu biganza. Umugire neza, umwiteho, umwitwarike, umubwenge buhambaye. Abantu bose nyabura kungura Imana bombe bahumurizwe kandi bafate ingamba nshya, kugira ngo data na twavuze ngo abakuru n'abato bapfa, yewe twavuze ngo batunganye n'abakiranirwa bapfa, ariko bapfuye bajya he? Bapfuye ari abahe? Bapfuye berekera he? Abantu bari aha bose Mana bafata icyemezo cyo kugenda bakiranutse. Nsoza ijambo bampaye nuko muri 2005 amadani n'abapadani baratwakiriye, dusengera mu nzu yabo. Ngiye n'abakozi Imana bari ahangaha bitwa Abaroni, reka mbasabe bahaguruke abo ushobora kuba bari ahangaha banyumva. Igituma twitwa Abaroni dushingira Byagenze mu kuva ibice 12:8 kugeza kuri 13, aho Mose yabwiye Yosuwa ati ushaka ingabo mujye kurwanya Abameleki, genda zamukana Aroni na Huru dusenge. Niko byagenze. Yosuwa ashaka ingabo bajya kurwana, noneho Mose ajya ku musozi arasenga ngo yazamura amaboko abisirayeli bagatsinda, yamanura amaboko bagatsinda. Aroni na Huru bafata bamwicaza kwibuye, bafata amaboko ye bayashyira hejuru. Yosuwa arwana intambara ahera mu gitondo ajya nimugoroba gutsinda Abameleki, nk'uko umugambi Imana yari imeze. Kuva muri 2005 rero n'abakozi Imana mubonye ahangaha, amadani n'abapadani baratwakiriye buri wa kabiri. Kuba icyo gihe kwiza n'uyu muri 21 mu rugo rwabo hariya, nyuma twaje kujya duhurira ahandi. Ariko icyo tumenye mbwira abana ngo n'abanyamugisha nuko kuri uwo munsi baratugaburiye abantu barenga 12 buri munsi, kubatunga ukabaha icyayi, ukabaha ibyo kurya, ukuri kose n'ishoramari rikomeye cyane. Gituma mbabwire ngo murabamugisha, kuko turaha twese turabashoramari. Bamwe bashora amafaranga, abandi bashora ibitekerezo,
abandi bashora ubugingo bwabo, ariko najya mbabwira ngo mama Dani na papa Dani bashoye imari. Ayo mafunguro baduhaye kuva muri 2005 kugeza uyu munsi, mwabana mwende bagiye mbabuze ukuri. Umuririmbyi yavuze ngo man aho ugejeje uko mbaye nkushimiye imigihe mufite uyu munsi hariko mo ibyo ndabishimira Imana. Ariko nanone mbabwire ko hari indi migisha myinshi cyane Imana bateganya ko bashoye imari bamadani bashoye n'ubuzima bwabo. Twarabyumvise ngo bajyaga bajya bishop yabize ngo bajyaga bajya mwivuga butumwa bafite ikibatwara, ariko batafite izabagarura bakagenda mu kwizera. Ubwo n'uvuga ngo nibizabatunga ntabwo bazi ko bizaba, ariko bashoye ubuzima bwabo. Ni munsi rero murimo gusarura, batanze ibyabo. Wakubwira ngo utegura abantu 12 cyangwa buri kwa kabiri kubimana imyaka 16 ushyize mu mafaranga yawe n'amafaranga ari iki? Ni menshi cyane. Icyo nzi nuko aho babitse muzahasarura, mukomeze bo mwizera Imana. Uwo mwete muzehe yagiraga ntabwo muzawugire. Ikindi cyakari umugisha ni ukuri mu wizere, aho mugeze gushyiraho imitwe y'intoki, ariko hari ibindi byinshi biri mu nzira bizabageraho. Rero turashimira abantu bose baje gufatanya natwe. Imana ikomeze idufashe, idukomeze, iduhumurize imitima yacu. Nimugoroba twavuze ngo ubuntu bw'Imana, tugira ngo ubuntu bw'Imana butangaje nibwo bwankuyeho imigozi. Byavuye se kuki? Byavuye gushaka Imana. Indirimbo turayiza benshi. Rero kubera ubuntu bw'Imana tuzahora tubudana. Murakoze, Imana umugisha. Sabiye n'abandi nabo mugenzi gutyo abashumba mugire n'abandi bose kwerekana nyagasani ko yakoze ibyo yashoboye gukora, ariko asiga n'umuryango, asiga n'inshuti, asiga n'abantu bashobora kumuherekeza kuri iki kigero nyagasani. Rero tugushimiye ko aha bityo rero bavandimwe, reka twongere tubwire umuryango mukomere urugendo rw'abatuye twese. Ntabwo twese twagejeje icyarimwe, ahubwo dusa n'abantu bari ku murongo, dushobora kugira icyarimwe. Dusa n'abandi bantu basa n'abakina agatambaro. Umwana aragenda arazenguruka agashyira agatambaro inyuma y'undi, akiruka undi akamukurikira gutya. Reka nkubwire ngo ndashaka gutera ubwoba. Hari igihe umuntu yaba asize agatambaro inyuma y'umuntu mu mutwe guhagarara. Bityo rero ni byiza gusuzuma tukagaragaza ko natwe tugeze twiteguye. Imana yacu iduhana umugisha, reka dusabe
Okay. Basubiriza igice cumi na kabiri gatandatu bagasoma mu bice aho ngaho bitatu gusa basoma uwa mbere wa gatanu wa gatandatu mu bishinga handitswe ngo ujye wibuka Uwiteka wawe mu minsi y'ubusore bwawe iminsi itaraza n'imyaka itaragera ubwo uzavuga uti sinejejwe nabyo izuba n'umucyo n'ukwezi n'inyenyeri ibitarizimishwa n'ibicu bitaragaruka imvura ihise n'igihe abagizi b'inzu bazahinda umushyitsi kandi intwari zikunama n'abasyi bagakorera kuko babaye bake. Aha umurongo wa gatanu ni ukuri bazatinya ibiri hejuru bafatirwe n'ubwoba mu nzira kandi igiti cy'umuruzi kizarabya n'igihore kizaba kiremereye kandi kwifuza kuzabura kuko umuntu aba ajya iwabo nk'iteka abarya bakamwongerera mu mayira akagozi k'ifeza kataracika n'urwabyo rw'ifeza rutarameneka n'ikibindi kitaramenekera nk'isoko n'uruziga rutaravunikira ku iriba n'umukungugu ugasubira mu mukungugu aho wahoze n'umukwa ugasubira wawutanze. Amen.